aha reka mbere ko umuseriveri mukuru seriveri meze neza ndameze neza nka barakarashati wowe se ntaribi kwambaye neza ra kwambaye neza ni imyenda y'akazi agashati nse nagora gemera n'akazi agashati n'akanjye ayo rigije imyenda y'akazi ariko bye ni sawa ariko iyi myenda burya hari igihe umuntu avuga ati reka nanone akubitema akenda k'akazi biraryoshye ariko nabona uberewe ubona uberewe gihe ariko bagiye babitegeka tukabigira itegeko nese wagiye ubyambara imyenda yatubanye mike wabyibye oya biroroshye ujye uyambara hari ukubije kuyambara se ikibazo aba ari njyenyine none se niwe wowe wifite oya bakabigira wagize amahirwe urawubona bakabigira ese ko meruka baduha amashati iriya shati baduhaye irizabe kimukwira tuguzanyije ukuri iriya shati ko baziduhaye zingana ubyo urabyibuka irizabe kimukwira bagushakira ifoto yashutiye ziriya shati bose yaravuze hano hasi amubonye atambutse aravuze ati nkeretse tugira umutayeri tugashyiraho n'umutayeri hano mu kigo nibyo byonyine byashoboka uko umuntu abyibuha yongera akawudodora akawudoda hari abantu amashati atabagikwira iduze ntiyabikimukwira Benjamin ntiyabikimukwira Karalise ntiyabikimukwira cyokora Karalise yamukwira kuko n'umundi ahubwo ari agenda irimo kugenda imanuka ibijipo ibikanzu hanyuma se Deus ntiyabikimukwira nawe oya ngo ariko murago urashaka zo guhakana ko tiyongereye niba hari umuntu nabonye ushobora ko Deus umenye mubonera oya Deus hari ikintu kimwe namubonye aturusha twese harimo ibintu bibiri Deus uramubonera umubiri we uramubonera cyangwa uramukunda oya ndamukunda ni umuhungu wanjye ndamukunda cyane ariko hari ikintu kimwe aturusha kumanaginga umubiri harimo ikintu kimwe nawe utamukunda rero aho ubeshye ikihe se ubushize wigize kumwemerera amafaranga muyateza ahangaha ntarayamuhaye ayo wamuhaye nta 5 namuhaye se twereke message Deus ubwo yarambeshye rero ko yarambwiye ati nasi rwose nta kintu yampaye 5 nabimuhaye ejo bundi uva kavuye muri test ese wabigerereje ariko video yararebwe koko nayibonye kuri short video za Bindi ako niyo wakamange ariko kumbekera oya nsi ntabwo mbekera nakabonye mvuga iki ko narabwiye ko avuye muri test kumbekera oya nabwiye uyu mwataka ntabwo yagurwa nta kintu navuze ngereka ndebe uyu mwataka ntiyagurwa reka ndebe uyinyereza amagambo wanyandiki ariko ezaba kabisa arawakiriye arawufashe arahindukiye aragiye oya waranyandikiye ariko nyamara ntasiruzandanya na Deus wabanje kohereza utuntu twipfutse mu mazi urambwira ngo mbere Deus ngaho nyumvira asiguze message wasereka kandi ureditiza nase warazeditiza oya ndavuga ni kamupost rero hare none saha uri sawa none hano bamara hano yari yatsinze test hano yari yatsinze test none uriya ngo ikipe ngo nayo igendeye ngo yaramubonye avuga ati kwabuze umukinyari umvaze ukuntu wambwiye ndakubwira ni kamupost wagereka kunteranya ndavuga nuzuko ari we neza uhita umbwira kazi kawe sinjye uyiguhaye urumva sara nambeshye kazi kawe sinjye uyiguhaye sawa kabisa yari yatsinze test vida sawa kabisa mushuti wacu umunyamakuru yari yamukavari muri wenyine ha exclusive ari kavitivi muvandi ariko nakwita Deus bire tumeze neza wakarangwa meze neza kari hasi n'akaguru nasira abayanzengere nasira kubangamira cyane arakubangamira ujye ushaka ukuntu dupanga dutandukanye ese ajya bivuga nahari ese aragukunda cyangwa n'ubwiswe oya nta kibazo cye kuko yambura gusa arakwa byo tunabyaguhaye Wereka nako byari 5 bazedizo twari hano yaravuga ngo nusanga ibyo tuvuga ari byo ngwi telefone ngo ntunga amafaranga yose ari Sini bari hariho 5 huya ntabwo ariyo yarariho usanga ari yari huya yaretse Karisa hari 62 ariko itaba muri 62 ngiye sinyashaka yose ubona yuza kugura 62 byana niba nasirune yari afite kaba nta Red Bull ari teresa ntabwo ari ntago ariyo niyo yaretse Karisa ndakwereka nkohereza 5 balance yasigaye ariko ndi wasake ncuruza umuriro ku buryo amafaranga nari nyafite cyangwa ucuruza amayinite simana y'amagambo aricaye ukayategura ariko nibyo ariko 62
yarayanyimye pe yaranyereke njyewe runanga njyewe nyereke gusa ukuntu aba ameze njyewe nani uketse nkweretse 6 kanya 6 kuri ariko jya kora mukinyine uruhu ikinyejana rero zarakanta narabonye kuri iyi foto araka subiza yo foto araka atabisubiza umwe na Nasiri bangamira Deus kuri uyu wa mbere araka kaguru kari gukoresha ifoma kazamuye akoko kazi nibazaga ni igiti gishinze Edizo wiriwe neza none se uyi shati byagenze utamugane tukaruke kubindi y'amashati byagenze bite iyi shati waza wabyiwe na kunyabiri narimwe nyambaye oya navuga yakazi simvuze iyo ngiye yakazi nawe uzaza nyambaye se wambara ukanzacakira amafoto ya Edizo hari foto na Edizo na Karese barara hejuru wayibona ese ari amashati ariko si ko n'igitangazamakuru cyahinduye izina bitari guhinduka ngo ni 21 igitangazamakuru cyahinduye izina uravuze ngo ni 21 gumangana gutya cyongeye izina ntago cyahinduye ibeshye oya tizanire ko bihura n'ibingibi yambaye ya shati byanditseho birahura ahubwo amazina yo hirya ni yahinduka nibyo nkubwira none naye kumoma icyo sinyemeye no kuyambara buriya yakata ntabwo nemeye kuyambara iyo ejo bundi subuye yagukwira irankwira yaka utagiye yambara se ntukundi ikigo ariko wafashe ntukundi ikigo ahubwo wowe ukwira ko utagiye yambara ndayambara giye reka kurara kubona cyane yambara ryari kakuntu ushaka guhe mwenda uri mu rugo gusa agahenge kugira ngo udasaza nasi wambara ari mu rugo gusa yakiriye abantu yewe nuko jewe ndari manuka byose nge meze neza nawe umeze neza banza utange amakuru ukuntu utinyuka kunyitazamu ahubwo we mbwira ukuntu nka zamu utinyuka kubwira karakana mabuja nyokobuje Deus umeze neza nta kibazo gitoya cyane umwana uvuka yitwa Aberi Kwizera Deus Karidinari umuhungu wo Karambo Kanombe Kabuga Zindiro Masizi Kara Gikondo hose nibwira ngeze cyane nibwira ngeze kabisa ya meze neza ariko nawe meze neza nta kibazo wari waragiye Karambo bisa nkabyo abantu bazi iminsi bambaza Deus yagiye Karambo nawe garimenyera ariko Karambo pe bisa nkabyo rwose ariko se ku Karambo warahabaye warahabaye ku Karambo Karambo ari kuvuga Karambo ka Gikondo Karambo ka Gikondo numvaga rwose Karambo ka Gikondo kwa basi mchezo kwa ba ari ya ruguru mu gashyekero haruguru ya Expo oya na Karambo ka Gatsibo nari numiwe ni waba waruboneka baratonye ni waba waruboneka uruboneka ni waba Deus rugo ni kurundi ruboneka midfield wa APR n'ikipe nationale wowe na Deus rugo ni kurundi kuranishizamo nyine ko ari kano oya ni Karambo ka Kiramuruzi mu Kabuga ni Karambo ni Karambo ka Kiramuruzi mu Rwanda ari uduce twinshi tugenda duhuza amazina oya ni Karambo ka Kiramuruzi mu karere ka Gatsibo Gatsibo wari wagera Igatsibo ese burasi nahaciye kuko urumva oya gatarara ariko nturahajye oya ni waba ruboneka neza ni wacu ruboneka nyine ni wacu ntabwo ari njye w'iwabo ni w'iwanyu ubwo ndamuruta hanyuma rero reka tumwakire nawe wo kumugina iwaho bana ni kwishe bara ni kurusakabuye umugina wa Jenda na Kabugondo arashobora guhita wumva komine mugina y'u Burundi ni wa Jenda na Kabugondo hakurya ngaha muri Kamonyi hariya rwose hirya ngaha uragenda n'amaguru cyane wajya namenye ko iyo uri kwa Kararisa wakambuka umusozi umwe kugera mu rugo buriya muri abaturanye cyane umuntu wari buvuze induru ari kwa Kararisa burya wamutabara bari inka bayambutsaga bayimenesheje ikiraro bati nyaboneka uko gasozi ko hirya mutangira ifatiranje kuki cyagiye ijwi ryihutaga nyine ukaba umuntu wabwira muri kuri kari agasozi akakumva nta kintu cyabaga kirize uretse ko ubu ngubu mwashyizemo amazu menshi ko mwashyizemo amashyamba menshi ubundi habagamo ibihuru bireshya bitya mwashyizemo ibintu byinshi bamwe mugeramo ntabwo habaga amashyamba mugeramo urashyiramo amapoto amashyamba keka ya kimeza ntabwo bakunda kuyatera byabaga ari ibintu by'ibihuru aya kimeza siyo ntabwo akurura ntabwo ari henshi yabaga ari ntabwo ari henshi amashyamba ya kimeza ngo ariko se mu Fuadi mu Gashyekero bamenye gute ngaho nyumve ni he hantu se ariya noneho ariya mwaka w'ibihumbi niyo urenze gutya gatoya kugira ngo urabona Expo hariya kuri ntuzi kuri Majerwa ugahita uzamukamo hagati gutya harimo agahanda gatoya kazamo kajya Sodoma
ibumoso gutyo wica neza kurana gutyo ariko niba hari ari inzira nyinshi buri cyo Sodoma simaheruka waca ariko kuri niba rwa hari kofu ahantu nge ntarabona harimo ahantu hadatera imbere Sodoma waranye Sodoma simaheruka abantu wenda bari hafi yo cyangwa baheruka batubwira ariko hari mu hantu nzi atajyatera hanjye Sodoma simaheruka niba ari izina bahitiriye ryahageze iyo yari inzira cyagiye ryahise munsi kuri rwa kofu zamu niyo inzira ugiye Gikondo n'iki byose buriya nabwiye umukomisiyoneri ati niba ndashaka kwimuka aravuga ati ibitaro bita Sodoma nayo imaze inshyi Kigali ati yiguma ari yawe oya Sodoma agenda hazi buriya Sodoma impamvu najya mpibagirwa hari impamvu nimwe ntajya nibagirwa Sodoma buriya cyagiye bavuga ngo umwaka w'ibihumbi 2000 ngo birarangiye ngo birarangira habagaho umutante wanjye niho narindi Sodoma hari aharuguru nyine hafi yo kuri rwa kofu neza bajya bavuga rya ngizina n'indi ryo muntu niho yari atuye uwo mutante zina rya hariya uwo mutante niho yari atuye noneho isaha zigeze aravuga ati mwese mu nzu ku iswara bana rigendi nkabana niriwe nzenguruka muri karitsiye nabonye ahantu bari bafishe filime ya Saint Rotroke kandi bibaze kurangira abandi bana iswara twagiye ku iswara irakibwiriza nyuma naziribe muri sinema abandi babataye ko ndavuga ni rigendi nimba iri siri birangira agende muri Amerika giye undi kurya kanje biragoye ariko umukomisiyoneri avizite yariye kabisa yarambwiye ati ahantu mfite inzu hano bita Sodoma ngo tugende kwikwereka ugende isubira avuga ati yagumane ko bararizu yawe bana ntibikunda wahangiye iki izina nta nubwo mazi sinkubeshye ngo ndahazi nankubeshye bundi yacimbwira iryo zina hari amazina nategereje ko yongeraho nagomora ahubwo bavuga ngo amazina harya nama zina y'amagenurano ukuntu umuntu yemeye kurikuraho leta izashyireho gahunda y'uburyo ahantu hitwa nk'uko umuntu yemeye kuhasiba rwose izina rikaba ariko bajya bayahindura birakunda Sodoma bari ryo baheraho bajya bayahindura ahubwo buriya hariya wenda wasanga atari ngombwa ko bihinduka sindabona umuntu waho uri Proud Cardinal yewe no kugeza n'amagingo nayo simpazi ariko bakigukoza izina yarambwiye ati niyo honyine ahantu mfite inzu sinzayijya kuyisora ati byiyore buka neza ko tante namucunze tumaze kujya ku muswara twese twagomba gusara sasa z'ijoro zikajya turi ku muswara ndamucunga ebyiri za mbere iraka ebyiri za mbere izindi namaze kugera muri sinema kuko iyo sinema yagomba kurara ikora ijoro ryose ndayibuka mfite kwa God Angels yari Saint Rotroke yekumva n'umwango barimo kurasa umwaka ndavuga ni byarangiye nta kintu kikibaye nzi ko nyine ubupfira yose igiye kurangira i Sodoma hano hari umuntu witwa Omar Twagira imfura uramuzi kereka mbonye nk'ifoto ngo ni inshuti yawe yo mu Gatenga ngo ubu ngubu aba South Africa twagira mungu twagira imfura Omar ndabona yitwa Omar Twagira imfura ngo rero ngo ari South Africa ngo vuba arenda kuza ngo mubwire akantu yakumanukanira n'ubu jyana Sodoma se cyangwa South Africa tibe kukagira imana Omar mubwira azamanuka South Africa habayo utunywagi tumeze neza ariko hari umuntu wanditse niba ari byo aratwara icyo ngo aranditse n'agakitwa Sodoma ngo yasigaye yitwa Marembo icyo gitekerezo nagishyigikira nahita nsaba n'abantu bakihita Sodoma kubireka ni ukuhamana ukoca amande Gikondo Sodoma ariko kuva kuri Sodoma ukajya kuri Marembo nabyo bifite igisobanuro Marembo y'ijuru harimo rwose igisobanuro umuvandimwe uri South Africa rero ubwo tumubwire yuko ndamutegereje nazi i Kigali rwose azambwire tubonane ariko ntabwo umukecuru azabashaze kunsura ati fata akabuto kugeza ahantu bita Sodoma nako n'abandi bantu bahatuye ku mati ko none se n'abantu bahatuye umukecuru yakubwira ati kabubwize ukuri ese n'abantu bahatuye barahari ariko ako kazina rwose ari ukuntu abantu baturutse mu cyaro bakaducanga abantu barahari bahatuye kandi genze n'abantu benshi kandi mubwira ko nyana nahawe utantu wongera uhatuye ese wabishyigikira ko akomeza kwitwa gutyo biko ntazi n'impamvu hitwa gutyo ese ubusanzwe Sodoma uzi ari beze je nta kintu nahasanze gisanzwe nuko ko nta kintu nahabonye oya ntari cyakora ari story nahasanze kandi iyo story nahasanze ngimaze nk'umwaka umwe ibaye nyibatere cyambyihura yiteye yiduteye abaturage ntibashaka ko nyibatere iyo story barabitubwira kuri YouTube
ibyari cyo ni kimwe story ninyogeye gute ari umuntu oya kugira ngo dukomeze n'ikiganiro cyacu niba ashaka iyo story nyibatere icyabaye Sodoma icyo urubona bavugaga ko ngo bimaze iminsi bibaye nk'umwaka umwe ushobora kuba utanagiye gushanga n'iminsi ndetse ko ariyo nkuru ari story yari ishyushye muri quartier hose yari ikiri trend kabisa kuko wagiraga ahantu ko erekana ahantu ngero mu bana baganze ahantu yerekana filime ahantu wadukana filime n'anacuruza isambusa ibiraha byari bitaraza isambusa z'ibirayi isambusa z'ibirayi icyo gihe yaguraga ngahe isambusa y'ibirayi yabaga ari sibyo birahase yari 10 yari yahozeho iyo umuceri yaguraga 10 iyo umuceri yaguraga 10 ngo byahozeho cyane ibiraha byahozeho isambusa z'ibirayi neza ibirayi n'ibiki kuko bagiye zaguraga bazizibira twagisa isambusa z'ibirayi by'ibiraha n'ibirayi ni ukuvugurura ibyanyu bigezweho twazitaga isambusa z'ibirayi habaga n'isambusa z'umuceri iyo wajyaga kuyigura waravuga ngo iki isambusa y'ibirayi ni ukuri kw'Imana ikiraha ni brand new hanyuma rero kabateri yose rero nabatangiye kuyisaba urumva igikondo cyo Sodoma hari story y'ukuntu ngo hari umugabo ngo w'umutanzaniya wari utwaraye ibikamyo yego none ngo akaba yari afite n'iki umwari wanze kwambara agatimba wabaga muri zira karitsiye wabaga Sodoma ngo wanze kwambara agatimba yego wabyumvise none ngo umutanzaniya araza nyine ngo n'iki kwa kundi wananiwe yajya kuryama baramusasira bamusasiye uburiri ngo bura normal uburubaye normal umutanzaniya avuga ati noneho kuko ngiye nkora amasafari nza hano majerwa buri munsi nzajya nza nduhukira akubita isafari ya mbere aragaruka n'agaciro abizi agaciro k'agatanzaniya agarukana inkoko yaranyuze gatora haguze igitoki araza ugabana n'umufuka w'amakara byose n'umufuka w'amakara yashyizemo araza agera ku mwari ararambika isafari ya mbere araruhuka amazi mu inkweto n'iki bakanda ibirenge amazi ashyushye n'iki mukubitira agaceri hariya karanga neza umwana w'igikora uzi gukaranga mu gihe Tanzania agafunga amavuga ati sawa kabisa Kigali bati Rwanda kabisa ni nzuri sana akubye safari ya kabiri ane agarutse kuba umwari ni kwa kuri nyine ko kanze kwambara agatimba aba nyine birumvikana asasa uburiri bw'abantu benshi ni kwa kundi nyine Dembele ashwara n'umutoza ko yamusimbuka asasira benshi noneho abagomba gukina agarutse umuvandimwe agaruka ataravuze na telefone ago zabaga aje asanga hari undi muntu urimo basasiye nawe washimye Tanzania avuga ati se ko twumvikanye ko ntuzongera gusasira hari igihe gute none exclusive aravuga ati rero urumva umwari kazi ngaramusuzugura cyane ubizi kunye dahitaga bigenda gufata mu matenga aramusuka tobe mukiga sana toka vanga umbavu Tanzania agenda uwabareyo araza nyine ashaka kandi iryamira asubira safari ashaka indi ndaro noneho rero ngo ikintu cyakurikiyeho ubu gakabira garutse ngo agarukanye inkoko nanone n'umuceri nk'ibisanzwe nakagatoki k'inyamunya bavanye za gatori yego kumbi ngazana aza hari imbeba imukurikiye imbeba bubeba bavuye Tanzania ze imbeba bubeba abantu babaragiye nkuru babaka imbeba yamugendaga inyuma none ngo wajya kwihinda ukahinda ko ntigira ahantu ije ikaberereke mu kanya gato umuvandimwe yikoreye imbere umutwaje ibintu n'umutanzaniya afite agashashi n'imbeba inyuma n'imbeba sasa rero garazatura umuzigo we imbeba irinjira mu nzu imbeba nyine n'iki abantu ngo ita yataka wa muntu abantu ngo bagiye kumuvuza ngo yamuzamukaga umubiri wose ngo ukabera nkanga yari kwiza ibyo ari imbeba ngo ugenda no mu mubiri da ngo yari yamutravaye n'ubundi kuko abantu ngo mwari avuga ati ndabyemeye ntabwo nzongera kugira umuntu usasira ntabara nunyize iyi mbeba giye ntabwo nzongera gusasira yego birangira gutyo ngo bagiye niyo story nasanze hari igikondo Sodoma giye ruva kijyanye kabisa iryo zira ri Sodoma ibyo bintu babyumvika toreze iyo mbeba ariko inkuru y'imbeba igikondo abantu bagiye igikondo bakera barayizi yarakataga no mu rwari kageramo mwese yamuzengurutse umubiri wose yaraciye ntago mazi neze amaze kubyemera imbeba yaje kujya imbeba ngo yaragiye bamutanzana nabwiye ati we akazi kawe karangiye hanyuma ngo none birakunda neza ati garo gahunda ati panya tayari kabisa genda panya ndaza kujya gushaka ayo makuru iyo nkuru nyamara kuri sosi neza iyo nkuru y'igikondo ari ruguru ari igikondo Sodoma abantu barayizi akaba umukunzi wihebeye ibihe byose Old Trafford nihabarizwa Manchester United akaba umunyamakuru w'igitangaza ngerageje gukora introduction nk'iya Kete yo kuri CBS
Edi umeze neza meze neza ariko ndabanza ariko ndababeshyeye ndabanza kunyomoza njye ndababeshyeye ariko nageragezaga gukora introduction ndababeshyeye pe umeze neza meze neza ariko ndabanza kunyomoza hakiri kare urambeshyeye okay ntabwo nzifa n'izo ngizo rwose ibyo birabaye rwose njye icyo nageragezaga ni ukwigana Keti ngakora introduction nziza ushobora kuryoshya ikiganiro bari gushyiramo n'ukundwa n'abakobwa ukundwa n'abahungu ukundwa n'abakobwa oya ukuvuze ko uri kwigana Kate Abdul njye nabivuze ko ngiye nkundwa n'abakobwa njyewe se njye nkaba ndi umukunzi wa Musanze Football Club cyane n'ikipe y'iwacu Majyaruguru cyane w'ikipe ya Rayon Sport umufana komeye cyane wa Burera akaba umufana wisiga amarangi wa Arsenal uwo ni ndese bamwita Mahoro Nasiri subiramo cyane iri ku mwanya wa mbere izo ebyiri zo nari nzira yari gusa burya na Arsenal na Rayon zirimo Arsenal na niyo bita giti mbona kubeshya kurimo oya we byari introduction byari kwa kunyumika Richard zasubiza wese wahuranya nawe meze neza Cardinal meze neza ndashima Imana uwa gatatu wameze ute uwa gatatu wanjye ni mwiza hari igihe nyine ugira gutyo ukabona imigisha iraje ejo ukabona hari ukuntu satani yigaragambije ariko uyu munsi ndashima Imana ko rwose yahabaye ariko sinari ngerageje gukora ka introduction keza yego nuko njye natekereje ko mbavuge nk'abarijanderi b'amakipe ndayavuga wawe kuvuga AS Kigali ko tamvuze ibikombe biwe byari kugorana Karalisa ariko we yarakinye byibuze yatwaye ibikombe muri AS Kigali ajya period ni wakiniye yatwaye ariko nta gikombe yatwaye muri ariko nta vubi ntabwo byemera byari itarabaye ry'abagore reka nkwereke nubura ibyo mu kibuga ujya uvuga ibitendo bisanzwe akura watangiye yitwa Edi Abayisenga aracyabi wabo ntagura gutyo mbateguje introduction y'igitangaza kuwa gatanu y'ibigwi byanyu maho mutuye uko babavuga uko bazi reka mpindura amateka kwa gatanu ataragera